agomba mbyumva impanuka. Ese uremera ko umugabo ashaka gusambana mu buryo bw'impanuka? Oya, Njye ndabyemera. njye ntabyo nemera. Njye ndabyemera pe. Ubyemera gute wowe? Impamvu mbyemera. Umugabo yamuciye inyuma, amaze kumuca inyuma arabimenya, aranagenda aranabyara. Amaze kubyara umugore nawe bimutera agahinda, amuca inyuma. Amuciye inyuma umugabo aramufata. None umugabo arakateje ari gushaka kujya muri divorce. Ariko ujya ubona ukuntu abantu bakora amafuti aribo bafuha kuruta abandi bose. Mu gihe umugabo wawe cyangwa umugore wawe mutari guhuza ku mpamvu runaka ku buryo bukomeye, ni byiza ko abantu batandukana. Bishobora kuba byiza kuruta uko wakomeza kuba muri ibyo bibazo. Iyo ushaka kwiga uriga, niyo ushaka kwitambukira uritambukira, se n'uburenganzira bwawe. Kuri Trio Shine Ubwo muri abakize. Abamama ararungu. turabara ako kantu. Ni Kinyinya? Oya. Ni Mu zindi karitsiye dutuyemo. Abamama nk'uko mubabona rero mubazi nk'abanyamakuru cyangwa mubazi nk'abantu bakunda kubaha ibiganiro bitandukanye kuri Turi abanyamakuru. ntabwo muri abanyamakuru, Oya. ahubwo mukora ibiganiro. Twebwe dukora ibiganiro dutanga ibitekerezo byacu. Ubwo muri abigisha se? Oya. Iyo ushaka kwiga uriga, niyo ushaka kwitambukira uritambukira, byose n'uburenganzira bwawe. Ubwo muri abakize. Kuri Trio Shine Ubwo muri abakise nyine kuri Trio Shine muri abaki? twebwe turi abantu biganirira, dutanga n'ibitekerezo byacu. Muri abaganirizi. Sibyo rata? Ubwo muri abaganirizi. Abamama ararungu. Okay. Ako kantu. Ubu rero nkaba nageze ahantu nyine muri karitsiye runaka, nahasanze abamararungu. Abamararungu ni abamama beza cyane bakeye, ebana bafite isuri naturelle, bana zazindi za mukorogo. Mwe mudakoresha mukorogo. Twebwe bituma abantu baba icyatsi. Bagenda bahinduka icyatsi buhoro. Umuntu kwa mwari kumwe ari umuhondo mu mwanya akaba umutuku. Kubera mukorogo. Ariko bavuga ko ubwiza bw'umugore nyine umuntu aba agomba kubwitaho. Hari igihe Imana yaraguhaye buri naturelle. Kandi numva ubwiza bw'umukobwa kubwitaho atari ukwikoroga. Oya pe. Ariko nimba bikunda nakabikora nta nicyo bitwaye. Umubiri nuwe, sibyo? Natwe tutazi kwitaho dusa dutya ntacyo bidutwaye. Kandi mukeye. Ariko twakarabye twanisize. Okay, reka dutaruke. Muri make ikintu kingenza ni iki ngiki rero. Nabonye mukora ibiganiro by'umuryango cyane cyane, ariko nagiye mpura n'abamama benshi bifuza kugira ibintu bababaza cyangwa se bifuza kubagisha inama kimwe n'abagabo. Kandi naje mpagarira abagabo, ubwo namwe nyine nimushaka habe mwahagarira abagore nta kibazo. Hanyuma abantu bagiye bibaza cyane cyane nk'abantu bafite ibibazo mu rugo. Muzi ko hari imiryango imwe n'imwe ifite ibibazo mu rugo, ariko igashaka gutandukana. Yashaka gutandukana akibaza ese nintandukana nibwo nzabaho neza cyangwa nibwo nzabaho nabi. Nabonye rero muri abasesenguzi b'ibyo bintu ndavuga ngo reka nzaze tubiganireho tugire abo bantu inama. Ese mu by'ukuri koko mu gihe umugabo wawe cyangwa umugore wawe mutari guhuza ku mpamvu runaka ku buryo bukomeye, ni byiza ko abantu batandukana. Bishobora kuba byiza kuruta uko wakomeza kuba muri ibyo bibazo. Oya, njye kuri side yanjye, ku ruhande rwanjye, ndeba ko abo bantu mbere yo gutandukana, yego, urareba side ebyiri. Uvuga uti gutandukana pe, niba twananiwe guhuza reka dutandukane. Yego. Niba warabyaye, abo bana bo bizagenda gute? Numva rero mbere y'ukuntu umuntu yatandukana n'undi, niba bikabije handi kwicana, ikiza mwatandukana. Okay. Wenda reka tujyemo neza ku gitekerezo nyirizina. Ano umuntu wakimpaye yambwiye ko afite umugabo wiwe, barabana, ariko umugabo yamuciye inyuma. Amaze kumuca inyuma arabimenya, aranagenda aranabyara. Amaze kubyara umugore nawe bimutera agahinda, amuca inyuma. Amuciye inyuma umugabo aramufata. None umugabo arakateje ari gushaka kujya muri divorce. Ariko ujya ubona ukuntu abantu bakora amafuti aribo bafuha kuruta abandi bose. Cyane kandi umugabo. Noneho yaranumubajije aramubwira ngo yaramubwiye ngo kagiye wamugarura. Yego. Ngo nakoze ibyo nawe wakoze. Abantu bagira amafuti buriya. Usanga umugore yagombaga kwishyura kuko ubundi umugore ni umutima w'urugo. Sibyo? Iyo rero bavuze ngo uri umutima w'urugo, umutima iyo bawukuyemo umuntu arapfa. Ariko umugore ashobora kuba yarabikoze nayo nk'impanuka nk'uko umugabo ashobora kuba yarabikoze ari impanuka. Umugore
igitsina gore kujya guca inyuma uwo bashakanye ni ikintu yabipanze, si impanuka. Umugabo bishobora kuba impanuka pe, ariko umugore wese akora ikintu yapanze. babe baramufashe ku ngufu ze, yawe ukaba yarabivuze. umugabo usaba yarera ntabwo uzi ko mu bimenyetso bimwe na bimwe umuntu afashwe ku ngufu badashaka kuvuga. ahubwo hari n'ibintu bishobora gutuma bikora. Hashobora kuba umugabo uretse ko uwo nguwo we nyine yamwihimuye we, sibyo? Yarihimuye. So niko yamubwiye, ariko birashoboka ko ashobora kuba ariko zitabitekerejeho. Kuko urugero uburyo yamusubiza se ngo akabo kajya mugarura. ashobora kuba no mu gitanda wenda kuva yasohoka ajya hanze bitari kugenda neza. Numva rero yabitekerejeho nk'uko Jessica bivuze. Nakubwiye ngo urugo umugore umutima w'urugo, kandi umutima iyo bawukuyemo urapfa. Umugore rero ntabwo uba ugihumeka, umutima uyobora izi ngingo zose dufite. Iyo bawukuyemo no kuvuga ngo bahita bavuga ngo umutima wacitse. Iyo umutima wacitse urapfa. N'umugore rero waciye inyuma umugabo, urugo ruba rwarangiye. None se ko bamuciye inyuma kandi akaba yumva nyine mu by'ukuri no mu rugo bitari kugenda neza, we akaba yaramaze nawe kumuca inyuma, wenda tumunenge ko yamuciye inyuma, uretse ko ngiye ntanamunenga kuko nawe bamuciye inyuma, arimo kwishyura. Wenda yatekereje ko ariho ari buvuze kuva igisubizo. Igisubizo ntabwo kiva mu kwishyurana, sibyo? Cyane uko atari mwebwe byabayeho. Oya. Nyine ngo bajya bavuga ngo umusonga wundi bavuga ngo ntukubuza gusinzira. Ntabwo kubuza gusinzira. Ariko mu by'ukuri ntabwo twashima uwo mugabo yakoze amakosa. Kuba ariko umugore yakoze cyane. Yego, kuri side yanjye ni yego. Yoya, bose ni abanyamakosa. Ariko duhereye ku umugabo yakoze amakosa, sibyo? Arangije ntiyaca bugufi. Kandi ari impanuka yagize. Yarabivuze se ko ari impanuka. Yarabivuze. Impanuka gute? Njye nta nubwo mba mbyumva. Reka nkubwire, ntabwo mba mbyumva. Impanuka. Ese uremera ko umugabo ashobora gusambana mu buryo bw'impanuka? Oya. Njye ndabyemera. Njye ntabyo nemera. Njye ndabyemera pe. Ubyemera gute wowe? Impamvu mbyemera uko umugabo yifata iyo utari umukristo. Umugabo utari umukristo, hari umugabo w'umukristo ufatwa nuko yatinye Imana, sibyo? Icyo cyonyine ahari hose agatekereza ko Imana imureba. Wa mugabo rero utari umukristo kuba yaguca inyuma ni ibintu byoroshye, kuko umukobwa uwo ari we wese yaprovoka umugabo. Kuretse ufite ako kantu konyine ko kuvuga ngo ndi umukristo ndi gutinya Imana, ariko igihe utari gutinya Imana umugabo uwo ari we wese bamuprovoka. Siba nicyo ngicyo rero ntabwo ari uko mbyumva, kubera ko ushaka kuba witwa ngo uri umukristo ariko udafite indangagaciro zikuranga n'umurongo wihaye ngenderwaho, ukarutwara wa wundi. Tujye ntabwo uri umukristo. None se umukristo ni iki? Ni igihe utinya Imana. Hano hanze hari abantu benshi bambaye ishusho y'ubukristo. Tujye ntabwo aba ari umukristo. Reka ni ikiri kuri muri wowe. tukeye ko n'abakristo badasamba, ari n'abatari abakristo kandi badasambana. So icyo dushaka kuvuga ni iki ngiki. Impanuka ishobora kuba ku mugabo ashobora kuyiterwa n'umugore. Oya. Gute ntabwo bishoboka? Ntabwo bishoboka. None se yagiye banza usobanura ukuntu suri kuvuga twari dusoza icyo kintu. Mumbwire ukuntu muri kuvuga yuko umugabo ashaka kugwa mu cyaha kubera nyine atagiteguye, siko mwavuze? Yego, umukobwa yamuprovoze nk'uko yabivuze, ashagura n'umukobwa akamwitendekaho rwose nese ntabwo aba agifite ubwonko bumuyobora. None se icyo bita gusitara urakizi? Ndabyemera. None se gusitara ntibibaho? Ugasitara se uri gukora ibyo bintu? Nyine ni impanuka nk'uko umuntu asitara. Ntabwo ufite indangagaciro zikuyobora. Ntabwo uba uzifite. Wenda icyo ngicyo wenda biterwa n'amarangamutima y'umuntu, kuko hari n'ababonaga akariso kamanitse ahantu bagahita bumva babonye nyirako byaba ari sawa. Ntabwo uba ufite indangagaciro zikuyobora. Ntabwo waba uri umuntu uri ku murongo ufite umurongo ngenderwaho, niyo waba ugeze hahandi hanyuma na nyuma wakibuka ko atari wo murongo ufite. Wenda birashoboka kandi no ku mpande zose, no ku mukobwa nuko, no ku gitsina gore nuko. None reka turebe kuri icyo kintu. Ni umuntu wubatse urugo, sibyo? Yubatse urugo wenda kubera impamvu runaka z'umugabo cyangwa se z'umugore. Umwe yimye undi iyo mibonano,
wenda ukavuga ati ndumva ntayikeneye muri kino gihe wenda ni stress umugore yagize cyangwa umugabo yagize akanywa imibonano umugabo akumva rwose ayikeneye ntabwo bishobora kuba intandaro y'uko ashobora guhura n'umuntu agakora imibonano kubera ko yayibuze ku mugore we kandi muzi ko bijya bibaho mu rugo yagakwiye kumenya impamvu yayibuze kandi koko aba anayibona ashobora kuba afite akazi kenshi yego yirirwa mu bana agira uti kuki se atamufasha ngo ko akazi kagabanuke baze kugira n'uwo mwanya niyo stress ayimumare ariko ari stress tutashobora kumara umuntu none se ushobora kugira stress yo ku kazi ubwo nayikumarane cyane gute se stress yo kazi kandi ni akazi kaguteye stress oya akazi kaguteye stress ku buryo uza wanananiwe kwanza no mu mutwe bitameze neza ntakenera ko tuburana kuvuga ati njye mfite stress z'akazi boss wanjye rwose arimo aran stress ndakumara stress gute se icyo gihe uramwicaza umuganirize umenye izo stress zarizo uko afunguka kubwira niko ziragabanuka ukemura icyo kibazo abantu bose bafite stress bazikira kuko ikibazo cyashize reka tuvuge niko bimeze ubundi nyirizina icyo umuntu agira stress ahantu ari ikanashirira hageze ikaba yashira kandi stress ikiriho cyane rwose kakantu kagihari ariko kubera ko wabonye umuntu ugufasha kuba muri bya bihurimo bikagabanuka erega ugashuduka n'icyo gikorwa cyabayeho kandi ufite ariko biranashoboka ko ushaka kuba ari icyo ushaka ku mugabo wawe ukamubwira utenda n'urugero ndashaka kuzajya muri famiye kandi nzagenda ntwaye imodoka sibyo ukavuga ati imodoka ntabwo uzayijyana nyifite izindi gahunda bikagongana hanyuma bikaba byaba intandaro y'uko ugira urwitwazo rwo kuba utagira ubusabane n'umugabo wawe icyo gihe umugabo ashaka kuvuga ati sheri ndagukeneye ko tugera kuri iyi ngingo ukabyanga kubera ko urumva nawe ntabwo bayakoreye icyo ushaka ukabirakariramo ko babirakariyemo birakora sheri ndagukeneye ni iki se ni igiti uri kubwira oya ariko ko muterumva aramukeneye nyine kandi n'umubiri nyine umukeneye burya wibuke ikintu cyose kibaho mu mutwe binahera no mu mutwe no no kuvuga ngo nukubanza umuntu akabanza akakugusha neza akakubaza aho wiriwe makuru wiriwe ute ndabyumva iyo tetaje ndayumva ariko no mufitanye ikibazo we nawe mufitanye ako kabazo karimo nyine kuko wimwe imodoka kuko wimwe imodoka kandi byanze bikunze urumva ushaka kuyijyana kugira ngo ujye kwemeza n'abana b'abanyu mu cyaro numvishe mwarakoze nako mu cyaro ukuntu mu biganiro mwakoze ushaka kugenda wabemeje none umugabo wawe ntashaka ko iyo modoka uyitwara ubwo urahita ubirakariramo kuva ubwo uza kandi aragukereye ko mukora iyo diro uyarega niyo mpamvu nakubwiye ngo bihera urabanza ukamuganiriza ukamubwira imodoka sinayitinya hari n'impamvu ari kubona y'imwe ariko hari n'abagore kubera iyi mpamvu ni kandi ushobora kutabyemera ariko umugore arigira ngo kuva ku izima akabyanga ntabyemere ubwo n'ubundi niba musanzwe mubana neza muri kwigira nk'abasanzwe atumva ikibazo muhagaze ku ruhande muri kwigira abatagatifu nyine ubwo abasanzwe atumva sibyo ntabwo twigize abatagatifu hari abantu bahura n'izo cases noneho se wenda tuvuge ko so wowe akantu ko kwiyemera rimwe na rimwe gatuma ba makimbirane aza mu rugo ariko se muzi ko bishobora kubaho nyine ko muzi ko bibaho oya bibaho pe ntabwo tubihakanye aha none si iyo mpamvu ntishobora gutuma umugabo agenda agamuca inyuma njyewe ntabwo mbyemera kubera iki ariko urwo rugo aba ari ikindi kintu kiri aho ngaho yajemo ntabwo ari urwo rega kubaka abanza ubyiyumvemo uvuga uti niba ngiye kubaka uru rugo ni urwanjye n'urwo abantu babiri ibizabamo byose tuzabihanduringa niyo musezerana muvuga ngo tuzabana mu bibi no mu byiza iyo wihanganiye umuntu mu bibi mwahuranyemo no mu byiza mukabibanamo uwo muntu ntabwo niyo yaba akomeye mu mutwe bingana gute yaca bugufi pe ahubwo mwebwe ikintu cya mbere nzi ku bagabo ubwo ruba rusa nk'aho atari urwanyu ukumva washatse umugore byose niwe bireba ntabwo ibyo bintu ari byo rero wamushingiye aka business ukumva byose birahita biba kuri uwa ataranunguka ariko ni nako none se ubwo ndamutse mfashe credit we nubwo tugiye mu kindi kintu tutari turimo ndamutse mfashe credit nkavuga ati ni credit ya miliyoni 5 kandi ninjye ugiye kuzishyura then ugomba kumva ko ugomba gutangira gutunga urugo ariko business uragira ngo wishyura utangira gutunga urugo business igitangira none se ubundi umuntu ahubwo ubwo burimo umva ngugira inama ubu uri kurya cya gishoro gakega none se ubwo wafashe izo miliyoni 5 ngo njya mujye muzirya gakega oya keretse wigo ari business utizeho cyangwa ari umushinga utizeho nta mishinga na leta yiga igahomba irahomba birumvikana ariko uburyo umuntu akora umushinga agira ngo umugire umufashe mu kintu runaka
none igihe gu- runaka nyine ariko nanone- none wowe sibyo uhise umubwira ngo natangire gukoramo ntaramenya uko yunguka ntaramenya uko ahomba yego warabyize mu mushinga ariko kubyiga ku mpapuro no kubikora kuri tele ni ibintu bibiri okay. bitandukanye. iyo si wenda tuzayigaho ubutaha ariko twemeje ko umuntu ashobora kuba yakora igikorwa kibi cyangwa kitari cyiza cyo guca umugore w'inyuma cyangwa umugabo inyuma biturutse kuri mugenzi byemeze we wowe wenyine biturutse kuri mugenzi we. byemeze wowe wenyine nta muntu n'umwe Ntabwo ushobora turi gutera izo ngaruka zatuma umwe ajya guca undi inyuma. oya Oya. Mbega abantu ni ikibazo cy'imyumvire yawe ntabwo ari ko cyo mumbangamiye Turakubona murambangamiye ariko siko biteye. none se ubundi iki gituma umuntu none bishatse kuvuga ko umuntu uramutse uca umugore w'inyuma cyangwa umugabo w'inyuma ni akagesa aba yibitsemo. abayibise w'ingeso mbi n'imyumvire mibi ko ndi kandi aba ari kubihakana wowe. gushyira urugo rwe mu kaga mu mwobo rwose mubwire Okay, nta kibazo twagiye noneho uramutse uwo muntu wamaze kubikora byarangiye kandi bikaba bigeze ku rwego bishobora kumusenyera. Shaka nkubwira icyo kintu ntabwo gikorwa mu marangamutima umutima w'umuntu ntabwo kijya kigira ahantu gikwira ku muntu wagikorewe biravuna ushobora kubyihanganira uyu munsi ariko buri kantu kagiye kaba ukabyibuka kagatera mu bwonko nimba uzi ko umuntu udukurikiye azi ko yakoze icyo kintu akagikorera uwo bashakanye biba bimusaba kwitwararika bimusaba izindi mbaraga nyinshi cyane zo kwitwararika kugira ngo rwa rugo rukomeze ruriho wishime kuko akantu kose kaba imbarutso y'icyo kintu. noneho tubagire inama rero tugire umuntu uba byagenze gutyo umuntu ushobora kuba warahuye n'ikibazo kimeze gutyo tumugire inama kwenda gusenya. namugira urugo ntaho ruhuriye n'ibyo bintu byabaye. urugo ni ikintu kinini urugo ni abana urugo ni aderese urimo. inama namugira si ugutandukana ahubwo inama namugira ni ukwerera imbuto uwo bashakanye kuko iyo umuntu umwereye imbuto uyu munsi aranga neje akanga neje agahatiriza ariko igihe kizamubwira. inama namugira si iyo gutandukana kuko gutandukana bishyura urugo mu mwobo bizamukomeretsa kuko uwa muntu mutandukanye uba uremye urwango rukomeye niwe mwanzi wa mbere ugira mu buzima. wa mugabo mutandukanye niwe mwanzi wa mbere ugira mu buzima ukomeye. rero aho kugira ngo yiremere abanzi ahantu wagiriye urukundo harema urwango numva gutandukana atari ya nyungu ariko ari ikintu kibabaza uzi kubona uri kuburana mu rukiko n'umuntu wakunze nicyo kintu kiremera mu buzima. ibyo ni ibisanzwe nta bintu bisanzwe kuri wowe ni ibisanzwe. none se ko si wowe tubwiye ko umegisi wawe umubona nk'umuntu uri aho ngaho gusa udafite ikintu amaze ariko ni umu egisi tutabyaranye ariko si wa muntu mwabyaranye muri kuburana kandi ejo muzahura kuko uwo mwana uko bisa kose azabahuza. ibaze kuba mwicaye mu bukwe mwatashye ubukwe bw'umwana wawe wenda uwo umwe muri mwe yashatse undi muntu aba barimo ari hagati aba bitambitsemo hagati ni ukuri birababaza. none se kubana nawe n'ubundi aramutse afite ajya guca inyuma byo byaba bimariye iki? namwerera imbuto igihe kizamubwira kata akomeze yihangane nakomeze yihangane igihe kizamubwira. noneho ikibabaje ni uko n'uwo mugabo atamusaba imbabazi. nta mugabo ujya usaba imbabazi abagabo bose bahora mu kuri. ntekereza ko ibyo nabyo wenda ni ikindi kije amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe. oya ibyo byo ntabwo ari byo ntabwo ari byo wenda byari ibya kera ubu ntabwo byakunda. abantu baba bagomba ngewe kuba ntabwo nemerana na Jessica amafuti y'umugabo ntabwo ari bwo buryo bwe. oya icyo kumugira inama ngo nakomeza amwerera imbuto sibyo akomeze yihangane agende bamuca inyuma akomeze bamuca inyuma ntabwo icyo kintu gikwirwa mu marangamutima y'umuntu kigomba gukwira ariko oya ni hari aho batandukanye bigera batandukane none se urumva ari umuti hari ahantu bigera ukabona byarenze urugero sibyo yego twasezeranye mu bibi no mu byiza ariko ntabwo twasezeranye ngo mu byaha ngo mu byaha ibyo wazanye byose mbyikorere nihangane njye ntekereza ko bavuga mu bibi no mu byiza ni cya gihe urukundo rugihari muri gusiraguringa nyine by'ubuzima tu umwe yarwaye ariko muracyubahanye ariko niba hajemo agasuzuguro kameze gatyo ngewe reka nkubwire igihe umuntu aba yarabaye ni cyinshi mwatandukana nkeneye kubaho nishimye. Abyumvise Jessica ndimo ndamwumva nanze kumuca mu ijambo nkeneye kwishima urumva kandi nkarwanirira ibyishimo byanjye nta muntu n'umwe rero wo kumbuza ibyishimo
none se kangu kubera ko n'ibyo byishimo uri kuvuga ngo nkarwanirira abana uzi ko birangira aba bana mbatuye wa mushiha mporana kubera uwo twashakanye kandi n'uwo twashakanye nawe akaza akatera abana umushiha bitewe n'ibyo aba arimo afazari matandukana hagenda njye ngashaka ibyishimo byanjye kereka ariko hariho umuntu utabyumva gutyo kumuca inyuma nta kintu mutwaye arasavaringa nabyo aramenya uko abibamo kandi n'ibyishimo byo bikomeze wenda wabaho da wenda wabaho njyewe numva yamuciye inyuma nyine baba bahuje kimwe ku kindi bikarangira icyo gihe hajemo ikindi numva ari kimwe ku kindi niba byaye umwana ahandi nawe ugenda umubyare umuzane aho kugira batandukane njye numva babikora gutyo byara umwana hariya nanjye mubyare unci inyuma hazamo mu Rwanda suskura umufuha hankubwiza umugabo agufuhira avuye gusambana utasambaye hanyuma noneho wabikoze mana yanjye bazarwanira mu nzu bazumva ngo bicanye ntekereza ko ariko twumva wenda nyine mumugira inama yo gutandukana uyu we yamugiriye inama yo gukomeza kwihangana ese ubundi dore ingaruka nabwo zo gutandukana zirimo impamvu ngiye ntamugira inama yo gutandukana ni ku ruhande rwa mugenzi wanjye natandukana araba yitwa iki nyuma muri sosiyete kabiri abana be baraba bari he baraba babanye gute gatatu mu miryango nashaka n'undi muntu n'ubundi azajyana nk'umuntu watandukanye n'umugabo bazajya bahora bamubwira ati dore uriya ni wa mugore watandukanye n'umugabo ni umudivorce nagira n'akakora umugabo ati n'ubundi warananiranye urumva n'ubundi ni ibibazo mu bindi byereka mubwire so watangiye uvuga ngo abantu ngo barakubona ubu yusi ngewe hari undi muntu uri muri ngewe ni ngewe abo bandi barajya hehe barajyaye ko ari ngewe bazatekereza ibyo bashaka bazavuga ibyo bashaka rega abantu baravuga bikageraho bikarangira abantu baravuga bikageraho bikarangira ikindi abana ngo baraba bari hehe amategeko ateganya aho baba bari bitewe n'uko byagenze wibuka ko muhimana kandi iyo mwebwe muri guhimana ntabwo muba muri kwiyangiza muba muri kwangiza abana mwabyara afazari n'ubona ibyo bintu ugiyemo udakwiye kuza kubaka ngo uwubake no kubyara bireke kuko uri kurera sosiyete uri kubyara abana bo kugira amayibo bo gutera ibikomere icyiza rero bireke kare niyo nama nabagira none se ntabwo uzi abantu bakwihishamo ukamumenya waramaze kumushaka ndi kugira uwo muntu nama wihisha mu wundi uyu mbere turi kugira inama wa muntu byabayeho byamaze kumubaho niyo byaramaze kukubaho iyakire icyo kintu cyakubaho si wowe wa mbere si nawe wanyuma iyakire wirerera abana uhagume kugira ngo abana babone ubuzima bakeneye kuko nibagenda nutandukana murahimana nimuhimana abana si baziga neza nimuhimana ntibazarya neza nimuhimana ntibazambara icyiza rero guma mu rugo rwawe none se ntiyarugumamo bakanahimana barimo burya umugabo iyo mukiri kumwe aba ari oburije yo kugira ikintu akora kuko urukira aho ako wahavuye agikora ari uko wagiye ku murenge ariko wamugani agikora ari uko wagiye ku murenge tunarebe muri ibi bintu hari ugutandukana no kubana n'umugabo urumva uri umugore w'umugabo uko byasa kose uri umugore w'umugabo nimutandukana uzitwa iki ariko ibyo byo kwitwa ni iki nabyo ni ikibazo kuko wowe tekereza ku buzima ugiye kwinjiramo n'ubwo urimo gifite basi isura nziza mu bantu cyangwa gifite agaciro ni ikihe gifite agaciro cyose cyangirira agaciro bitewe n'umunezero nkibonamo sibyo nimba narashinze urugo sindugiremo umunezero uracyamfitiye agaciro se aho hose umunezero utegereza ko uzawubona aho niki kiguha icyizere ko ugiye gushaka we atazaba mubi kurusha oya ntabwo mvuze ibintu byo gushaka byo ni ikindi sibyo ushobora gutandukana nawe nkagenda nkakodesha iyo nzu cyangwa nkayubaka ni urugero ufite ubwo bushobozi nkajyana n'abana banjye igihe amategeko anyemerera kubajyana sibyo nkabarera mu bushobozi bwose mfite nkababera umubyeyi nyamubyeyi naho kurugumamo nta gisubizo ndubonamo nimba narahaburiye amahoro wenda kugira ngo tutahita mu kiganiro reka tugere ku musozo wacyo ariko ndibaza ngo ese wa mugani ari wowe wafata uwuhe mwanzuro wafata umwanzuro wo kuhaguma nk'uwo mubyeyi nk'uko Jessica abivuga cyangwa se afite umutima ukomeye cyangwa se wafata umwanzuro wo kwigendera
ese mu kugenda kwawe ibyakujyanye gushaka mbere uri umukobwa ntabwo uzongera kubikenera kuko hari ibintu biba byaratumye muri mupushinga kujya gushaka ntabwo uzongera kujya muri iyo ka kuko iwabo bararyaga kuko niwabo yararyaga ikibazo cy'ibiryo ntabwo tukiriho ibintu byose bimeze neza ikibazo cyari kiriya gusa cyari gihari rero muri komenti muzatubwire namwe ari mwebwe uburyo mwabigenza kugira ngo ubashe kuguma aho hantu reka dusoze rero tuvuga ngo murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka wenda komenti yanyu izatuma dukora ikiganiro neza mu buryo bwacyo Imana ibahe umugisha kuri Theo Shine turabakunda cyane thank you